rutonde rw'ibintu 10 nimba uri umukobwa ugomba kwitega mu gihe ugiye gushaka umugabo, ugomba kwiyumvishamo yuko ugomba kuzahura nabyo kandi ugomba kuzakora. Rero ikintu cya mbere, abagabo bose, hafi ya bose, abenshi bakunda gusesagura. Rero niyo mpamvu iyo umugabo ashatse umugore uzi ubwenge bahita batera imbere. Rero nta kindi gituma badatera imbere, buriya si uko gutera imbere ari wenyine byari kuba byaramunaniye, ahubwo abagabo bakunda gusesagura, gupfusha ibintu gusa. Rero iyo uhageze uzi ubwenge, bya bindi byose uhita ubishyira ku murongo, bimwe byapfaga ubusa noneho byangiza bikagaruka bikazigama. Rero nuramuka ushatse umugabo uzamenye yuko ugiye kurwana urugamba rwo kugira ngo ibyapfaga ubusa ugiye kubishyira ku murongo. Nugenda nawe ubipfusha ubusa ni bwa bundi bazahabasanga isi kabone. Rero uzagenda uzajyana ubwenge buzatuma ibihari ugomba kubishyira ku murongo. Iryo ryari ibanga rya mbere, cyari ikintu cya mbere ugomba kwitega nushaka umugabo. Icyo cyari icya mbere. Noneho rero ikintu cya kabiri, umugabo azashimishwa cyane n'uko usa kurenza uko azashimishwa cyane n'ibyo uzakora. N'ibyo uzakora bigira uruhare mu byatuma agukunda, mu byatuma kwiyumvamo, ariko uko uzaba usa, uko azaza asanga usa, uko azaza asanga mu rugo hameze, nibyo bimushimisha cya mbere. Nicyo ugomba kubanza kwitaho. Bashimishwa n'ibyo babona cyane kurenza uko bashimishwa n'ibyo bumva cyangwa n'ibindi byose. Ibyo babona nibyo bya mbere banza kubakura. Icyo ngicyo cyari icya kabiri. Ikindi cya gatatu ugomba kumenya, ugomba kwiyumvishamo, umugabo ashimishwa n'urubyaro kandi nta n'ubu bitashimisha, ariko buriya nuramuka wahageze ukabura urubyaro, uzamenye yuko uko yenda kose urukundo rudahagaze neza, uzamenye ko bigoranye ku byo wifuza rwose. Urubyaro rugomba kuza imbere, rugomba kuza mu bijya imbere. By'ukuri nubona rubaye ntarwo, yaba ari wowe ufite ikibazo, yaba ari n'umugabo, uriya urukundo ruracumbagira. Rero ibyo nabyo ugomba kubimenya yuko niruboneka bizaba ari sawa, nirubura ntabwo bizaba ari sawa neza. Icyo cyari icya gatatu. Noneho icya kane ugomba kumenya, umugabo akunda gutekereza cyane ku hazaza, akunda guhangayikira ahazaza cyane, akunda gutekereza uko ejo muzabaho, akunda gutekereza imibereho y'ejo hazaza kurenza uko atekereza ku by'uno munsi. Rero niyo mpamvu ugomba kumufata ukamwegera agacururuka, yarangiza akagarura intekerezo uno munsi, akagarura intekerezo muri ubu buzima buhari muri iki gihe. Rero urasabwa kumugarura mu buzima bw'uno munsi, ukamukura mu bw'imihangayiko y'ejo hazaza kugira ngo atabasha kugira stress. Cyari icya kane. Noneho rero icya gatanu, umugabo akunda umugore uzi kubika amafaranga cyane kurenza uko wa mugore aba azi kuyarya cyane, kabone n'ubwo aba ari umuherwe. Iyo abona ari umugore uzi kurya amafaranga cyane, utakenera kubika cyane, buriya uko yenda kose ntabwo aba yishimye, ababona yuko uwo mugore azamuhombya, ababona ko azamusubiza inyuma. Rero abagabo bose bakenera abagore bazi kubika amafaranga, agafata dukiya duhara akagenda duhambiranya, dupfundikanya, wenda tukabyara ibintu binini, tukabyara amafaranga menshi. Rero buriya abagabo bose bakunda abagore bakunda kubika amafaranga, badakunda kurya cyane, kuyarya cyane, akarya ariko anabika. Ntabwo bakunda abasesagura. Noneho ikindi cya gatandatu tugomba kwitega, umugabo ntabwo akunda kugendana n'umugore we cyane cyane, ubone ngo bari kugendana buri kanya. Nubona adashaka ko mugendana, nubona mu mvugo z'iki gihe adashaka ko kwiteza cyane, ntuzagire ngo uri mubi, ntuzagire ngo arakwanga, ahubwo ni ibintu biri muri kamere yabo. Iyo umuntu agendana kenshi uzabona atanakwitaye, agenda yitekerereza ibindi byiwe, ubona intekerezo ziri ahantu kure. Buriya ntuzagire ngo ni uko umugabo arakwanga, ntuzagire ngo uri mubi, ntuzagire icyo wikeka. Ni ku buzima bwesitaye, niko imitekerereze y'umugabo yesitaye. Ubwo ngubwo twageze ku ngingo ya karindwi ugomba kwitega. Umugabo akunda umugore umwubaha, umuzanira icyubahiro, akaza akamwubaha. Nubwo waba utamukunda cyane, ariko ku bigaragara ukamwubaha, ukamwereka ko umwubashye, wenda muri we uzi yuko utanamukunda cyane, ariko ukamwubaha. Ibyo ni byo by'ibanze kurenza uko waba umukunda, ariko ukazana ibintu by'agasuzuguro,
ukazana ibintu byo kutabyumva neza, aho ngaho nuzana ibintu byo kutamukunda, byo kutamwubaha mu bigaragara mu mutima w'umukunda, nta kintu bizaba bimaze. Ugomba kumwereka yuko umwubaha kandi wubahiriza n'ibyo akora. Naho nushaka kuzana ibintu byo kwibyimbya nawe, wenda umubwira nabi ukagera hirya ukicuza ukarira ukavuga ko wamubwiye nabi, ibyo ngibyo uzaba wakishe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ugomba kumwubaha. Icyo ni cyo cy'ibanze, ibindi bikaza nyuma. Noneho icya munani, umugabo akunda umugore ufite isuku. Akunda umugore ufite isuku cyane rwose, kandi mwamuri ahantu hiherereye, akaba ari wa mugore ukunda guteta, ukunda kuzana ibintu by'imiteto cyane rwose, ariko isuku yo ni icyangombwa. Nujya gushaka umugabo ukagenda ufite umwanda, aho bizaba byakurangiranye, uzaba ukiruseyeho, urugo ruzaba rwakunaniye. Buri mugabo wese akunda umugore ufite isuku rwose. N'uba ufite isuku uzaba uzi yuko rwose ko yenda kose ufite uburambe muri urwo rugo. Agiye ku ibanga rya 9, ikintu ugomba kwitegura mu bintu abagabo bakunda. Umugabo uwo ari we wese yanga umugore w'umunyamushiha, kabone n'ubwo waba winjiza amafaranga menshi mu rugo, ariko uhorana umushiha, uhora ushihura. Ibyo ngibyo nimba wizi ko uri umunyamushiha, ubwo ngo nturuseyeho, urugo rurakunaniye, kubera yuko umushiha uzagusenyera. Kubera ko umushiha uzatuma inshuti zicika mu rugo, umushiha uzatuma imiryango y'umugabo icika mu rugo. Rero umushiha uko yenda kose, aho ngaho urumva yuko utarimo neza cyane rwose, urumva yuko byamaze kukurangirana. Rero reba ukuntu wakwikuramo umushiha kugira ngo ubashe kurwubaka rufatika. Noneho icya 10 ari nacyo cyane ugomba kumenya, ugomba no kwitega, ni uko buri mugabo wese yanga umugore w'umunebwe. Umugore w'umunebwe aramwanga, kandi nta n'uwakwifuza kubana n'umuntu utabasha kumufasha. Rero buri mugabo wese aba ashaka umugabo umugore wamufasha mu iterambere ry'urugo. Iterambere ry'urugo rikabasha gutera imbere kandi n'abigizemo uruhare. Naho nihazamo ibintu by'ubunebwe, aho ngaho bizaba birangiye, bizaba bikurangirana. Rero byari ibintu 10 ugomba kumenya. Niba uri umukobwa ukeneye gushaka umugabo, ugomba kumenya yuko ugomba kuzahura nabyo nuramuka ugeze mu rugo. Rero turabashimiye, mwari muri kumwe na Forbes. Rero ni za ntonde n'undi zihora zifasha mu buzima bwa buri munsi, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, mwibuke gukora share, ndetse mushyire no muri comment buri kimwe cyose mwifuza yuko twazabakoreraho ubutaha. Rero turabashimiye, Imana ikomeze ibahe umugisha.